Mwiriwe neza bavandimwe, nongeye gushimira Imana ko yongeye kumpa akanya kugira ngo twigane ijambo ry'Imana. Nk'uko ubushize rero nababwiye twatangiye uruhererekane rw'inyigisho zivuga ku gakiza. Ubushize twavuze ku nyigisho ivuga ku gutoranya kw'Imana, uburyo Imana yatoranyije abantu muri Kristo kugira ngo bazahinduke ubwoko bwayo. Uyu munsi rero ndagira ngo twige ku nyigisho yitwa Impongano. Turareba ku rupfu rwa Kristo uburyo byari ngombwa kwapfa. Ku Imana yaratoranyije abantu ni kimwe, ariko kuba noneho abo bantu bagomba gucungurwa ni ikindi. Bagomba gucungurwa bate rero? Kugira ngo bakurwe mu rupfu bashyizwemo n'ibyaha byabo ndetse n'umukurambere w'Abadamu. Niho turaza kurebera urupfu rwa Kristo uburyo yaje kwitanga kugira ngo apfire ibyaha byacu. Tukareba impamvu yagombaga gupfa, tukabigeranya ndetse n'isezerano rya kera aho batambaga ibitambo. Nagira ngo tuze mbere yuko nsoma icyanditswe, ndagira ngo mbanze nkureho confusion abantu bajya bakunda kugira. Abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo Yesu impamvu yapfuye ngo ni ukugira ngo tutazongera gutamba ibitambo. Ndagira ngo mbanze mvuge ko ibyo bintu atari byo. Ntago Yesu impamvu yapfuye ari ukugira ngo tutagumya ngo gutamba ibitambo, ngo kubera ko ngo turi abakene ngo abantu ntago babona ibitambo. Ntago ari iyo mpamvu. Ntago Yesu yapfuye kubera ko habayeho ubukene bw'amatungo. Oya, muri Israel amatungo yari agihari n'igihe Yesu yari ahari ndetse bari bagitamba. N'uyu munsi hari abantu bafite amatungo menshi ku buryo bashatse icyo batamba batakibura. Kristo rero ntabwo yapfuye kugira ngo agabanye ikibazo cy'amatungo yabaye make. Ahubwo Kristo yapfuye kubera yuko amatungo y'ubwayo atashoboraga gukuraho icyaha. Ni ukuvuga ngo kuva kera kose batamba, ari amatungo batambaga. Turaza kureba ikibazo Imana yabonagamo cyatumaga atari igitambo gihagije kugira ngo gikureho umuntu ibyaha. Ahubwo tukareba n'impamvu Imana yatanze kugira ngo aba akoreshwa mu gihe itarazana igitambo nyakuri. Nasoma ijambo ry'Imana mu Baheburayo cya 9, ndahera ku murongo wa 16. Ikintu cya mbere tubanza kureba aha ngaha ni uko isezerano ry'Imana ryose rikomezwa n'amaraso yayo. Isezerano ry'Imana ryose rikomezwa n'amaraso. Niko byari bimeze mu isezerano rya kera, ubwo Mose yari amaze kubwira abantu iby'isezerano, amaze kubabwira iby'Imana bashakaho, ari amategeko 10 amaze kuyakira ndetse n'andi mategeko yose yagendanaga nayo, amaze kuyababwira, amaze kuyabasomera, nuko ngo afata amaraso ayabanyanyagizaho. Reka mbibasomere mu Kuva icyo cya 24 guhera ku murongo wa mbere. Ngo Imana ibwira Mose iti, uzamukane na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Isirayeli 70 mwerekeje aho Uwiteka ari, namwe musenge mukiri kure. Mose abe ari we wigira hafi y'Uwiteka wenyine, bo ntibigire hafi, kandi abandi bantu ntibazamukane nawe. Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. Abantu bose bamusubiza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose yandika ayo magambo y'Uwiteka yose, azinduka kare yubaka igicaniro hasi y'umusozi n'inkingi z'amabuye 12 zinganya umubare n'imiryango y'Isirayeli uko ari 12. Atuma abasore mu Bisirayeli batambira Uwiteka ibitambo byoswa n'inka z'ibitambo by'uko ari amahoro. Mose agabanya amaraso mu bice 2 bingana, kimwe gisuka ku nzabya, ikindi kimisha ku gicaniro. Igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubwira bati, ibyo Uwiteka avuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu, arababwira ati, ngaya amaraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe, nk'uko ayo magambo yose ari. Aha ngaha Mose ngo Imana imaze kumuha amategeko, iri ngiri ryari isezerano rya mbere rikomejwe, isezerano ry'amategeko cyangwa se isezerano ryo kuri Sinayi, ariryo twita isezerano rya kera. Ni ukuvuga ngo Imana imaze guha Mose amategeko ndetse n'amateka yayo yose, bagirana isezerano n'ubwoko bwayo yuko bazaba ubwoko buyumvira, nayo ikaba Imana yabo, ikabaha igihugu yabasezeranyije ndetse ikazabatuzaho amahoro. Ndagira ngo isezerano twumve icyo ari cyo. Isezerano ntabwo ari promise cyangwa se promise, ntabwo ari cyo ari kwita isezerano hano. Ahubwo icyo ari kwita isezerano hano ni ikintu cyitwa covenant. Ni ukuvuga ngo ni nk'ikiragano cyangwa se igihango. Igihango ni ukwemeranya kwabaga hagati y'abantu babiri cyangwa se ibice bibiri by'abantu ku bintu runaka, bagasezerana ibintu bazakorerana, noneho bakavuga n'icyo n'igihamya ibyo bintu
noneho bakavuga n'ibihano bizajya kuzabyica ndetse n'inyungu izajya kuzabyubahiriza. Rero mu isezerano ubwaryo habaga harimo amasezerano twita promises, hakabamo ndetse n'imivumo, hakabamo ndetse n'ibimenyetso by'ayo masezerano. Urugero natanga rw'isezerano mu buryo bwa Bibiliya, icyo yita isezerano ni nka mariage cyangwa se ubukwe, nyine gushyingirwa ku bana. Nuvuga ngo umubano w'umugabo n'umugore niwo wakwitwa isezerano, kubera yuko icyo umugabo n'umugore baba bemeranyije ni ukuzabana nk'umugabo n'umugore kugeza bapfuye. Noneho amasezerano cyangwa se promises bagira ni uko wenda umwe azajya ahahira undi akamutekera, undi akabyara abana, undi akabarera. Nuvuga ngo ayo izo ari promises bagiranye, kutazamuca inyuma, kutazagira undi areba, murabyumva. Noneho ibimenyetso by'ayo masezerano bishobora kuba certificate basinye yuko bashyingiwe cyangwa se n'impeta bambaye. Ubwo rero nuvuga ngo iyo birivuze isezerano bivuga icyo kiragano cyangwa se icyo gihango abantu bagiranye, ntabwo bivuga amasezerano. Bibiliya hari ahakoresha amasezerano kuvuga promise cyangwa se promises, ariko ikagira n'ayikoresha isezerano, ahubwo isezerano rishya n'isezerano rya kera, cyangwa Imana igirana isezerano na Aburahamu ibivuga noneho igihango, a covenant. Noneho rero muri iki gihango Imana igiranye n'Abisirayeli niho cyakomejwe n'aya maraso. Bane magambo, amaraso niyo yahamije yuko iryo sezerano ribaye, nicyo cyari igihamya cya nyuma cy'uko iryo sezerano ribaye. Nk'uko mu Banyarwanda ba kera ngo kera iyo bagiranaga igihango banywanaga, umwe akikeba undi akikeba, ngo bakanywa amaraso, umwe akanywa amaraso ya mugenzi we. Niko n'aha ngaha ngo Imana bamaze gutamba ibitambo, Mose afata amaraso amwe ayanyanyagiza kuri bya bitabo cy'amategeko, ayanyagiza kuri bya gicaniro aho batambira, ngo ayanyagiza no ku bantu. Isezerano riba riremejwe. Noneho rero turareba kubera iki amaraso, kuki nyine amaraso yari ngombwa. Duhera ku murongo wa 16 ngo isezerano ryo kuraga ribonetse hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yapfuye. Isezerano ryo kuraga risozwa n'urupfu rwa nyiraryo rwonyine, kuko ritagira icyo rimara rwose uwarisezeranyije akiriho. Nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazisigirijwe inzigo itukura, yenda n'urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Arababwira ati, aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategekeye. Nuko ihema n'ibintu byose barikoresheragamo nabyo bimanjirirwaho amaraso, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Abaheburayo 16, Abaheburayo igice cya 9 umurongo 16 kugeza ku 22. Hano uyu mwanditsi w'Abaheburayo yarimo agarura bya bindi maze gusoma mu Kuva, yerekana uburyo Mose nawe mu isezerano rya kera ritegeze rikomezwa hatamenetse amaraso, ritegeze ryemezwa iby'Imana yagambiriye ku Bisirayeli, igihango bagiranye kitegeze gikomezwa hatabayeho amaraso. Noneho yerekana yuko ngo isezerano ryo kuraga iyo ribaye hagomba kuboneka urupfu rw'uwarisezeranye. Niko n'uyu munsi ngira ngo sinzi niba mu Rwanda bikibaho, ariko kera byabagaho. Iyo umubyeyi yabaga afite umurage agomba kuzaha abana be, uwo murage ntago umwana yawuhabwaga umubyeyi akiriho, ahubwo bategereza igihe umubyeyi yapfiriye, bya bindi noneho umwana yarazwe karibwo abasha kubyakira. Ngo niko byari bimeze n'ahangaha, yuko hatamenetse amaraso ntago ibyo umuntu yarazwe yashoboraga kubyakira. Amaraso ni ikimenyetso cy'urupfu nyine cyuko waraze atagihari. Noneho ariko yavuze ikintu gikomeye, ari kuvuga uburyo ngo Mose ngo yamenye amaraso ku bantu, ngo no ku gitabo, ngo no ku bindi byose byari biri aho ngaho, ngo nuko ngo ihema n'ibintu byose ngo byari ririmo ngo byaminjijeho amaraso, ngo uko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Noneho Mose ahita azamuka yinjira muri context y'iri sezerano, avuga ngo kuko iri sezerano ryari isezerano ry'ukuntu abantu bazajya bababarirwa, ry'ukuntu abantu bazajya bumvira amategeko y'Imana, yabananira bagatambirwa ibitambo kugira ngo bakurirweho ibyaha, niyo mpamvu hagomba kuboneka amaraso. Muri magambo, amaraso niyo kimenyetso cy'uko umuntu yababariwe. Turaza kubibona hepfo impamvu byari ngombwa yuko amaraso ameneka kugira ngo ikimenyetso kigaragare cy'uko umuntu yababariwe. Ariko ahangaha ndagira ngo kugeza ahangaha twumvikana yuko iri sezerano ritari gushoboka hatamenetse amaraso, iri sezerano rya kera. Kandi amaraso yamenekaga yari ay'intama, yari ay'ihene, yari ay'ikimasa bishe, barangiza ngo ikaba igitambo gitambiwe umunyabyaha wishe rya mategeko yo muri rya sezerano Imana agiranye n'abantu.
igice cya kabiri rero ndagira ngo turebe ibitambo uburyo bitari bihagije, ibi bitambo batanze. Niyo mpamvu iri sezerano ryabyo ryaje gukurwaho, kubera ko ibitambo bitari bihagije. Hari abantu nyine nk'uko natangiye mvuga bajya bibwira yuko impamvu Kristo yaje ngo ari ukubera ko ibitambo byari bikeya. Byari bikeya nyine mu mubare, ku buryo tutari kubona inka zihagije, intama zihagije, cyangwa ihene zihagije, cyangwa inuma zihagije. Oya, ahubwo hano icyo bavuga ngo ntibyari bihagije, ni ukuvuga ko bitari bifite ububasha. Ni efficiency, ntabwo ari quantity. Ni ukuvuga ngo ntibifite ububasha bwo gukuraho ibyaha. Nicyo kibazo gihari. Ibitambo kuko byari ibishushanyo by'amaraso azameneka kugira ngo abantu babarirwe ibyaha. Ibitambo bwabyo ntabwo byari kubasha gukuraho umuntu ibyaha, ahubwo byabaga ari igishushanyo. Kuko n'uyu munsi umuntu agiye kubaka inzu, abanza gukora plan yayo, iyo nzu akavuga ngo ahangaha hazajya saro, ahangaha hazajya douche, ahangaha hazajya toilette, nyamara biri ku rupapuro. Niko n'ibitambo byari bimeze nk'urupapuro rwari rushushanyijeho inzu. Noneho bishushanya Kristo uzaza agahinduka noneho ya nzu ubwayo. Igice cya 10 uhereye ku murongo wa 5, igice cya 10 cy'Abaheburayo uhereye ku murongo wa 5, ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiyo bishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Bene magambo, Imana ikibazo cyabayeho si uko bayitamba ibitambo bike, si nuko byari bibuze muri Israel, si nuko byari bibuze mu isi, ahubwo ngo ntiyabishatse. Imana ntabwo yashatse ibitambo. Imana nubwo yari yatanze ibitambo, ntabwo umurimo wabyo wari wo kugumaho, ahubwo wari wo gushushanya ikindi kintu. Ndibuka kera iyo twabaga turi muri segonderi, bakavuga ngo abantu batarishye ntibari bujye muri refectoire, bafataga utuntu twita ngo utujeto bakatuduhereza. Kariya kajeto kabaga gasemboriza bordero yawe yuko wamaze kwishyura, nyamara siyo mafaranga wishyuye, ariko ko ntago hari kugira ngo kabe gahagarare cya kintu, kuko ntacyo bafite aho ngaho. Naba rero ibitambo byabaga bihagarariye Kristo, kuko nta wari uhora aho ngaho, ariko ari byo kugaragaza yuko hari uzaza gukuraho ibyaha. Nihe weakness rero iri mu bitambo? Reka turebe mu murongo guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4 w'igice cya 10. Abaheburayo igice cya 10 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganisha ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo abibasha ntibaba barorereye kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha, ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Weakness ya mbere y'ibitambo ni iyi, uretse kuba ari ibishushanyo, ariko ngo aya maraso y'ibitambo ngo iyo abibasha kuba yakuraho ibyaha, ngo ntago baba bararoreye kubitamba. Iyo aba gutamba inka, gutamba ihene bishobora gukuraho umuntu icyaha, ntago baba barigeze barekeraho gutamba izo nka, ntago barekeraho gutamba izo ntama, ahubwo ngo kuba bahora babitamba buri gihe, babitamba uko umwaka utashye bahora babitamba, ni ikigaragaza yuko ahubwo bigumye bibutsa ko ari abanyabyaha. Mene magambo, gutamba ibitambo byibutsaga Abisirayeli ko ari abanyabyaha, ntabwo byabakizaga urubanza rw'ibyaha. Uko bitamba buri gihe ni ikimenyetso cy'uko bakiri abanyabyaha. N'uyu munsi uramutse ujya kwa muganga buri munsi, ntabwo kiba ari ikimenyetso cy'uko ufite ubuzima bwiza, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko ufite indwara. Abisirayeli nabo rero ibitambo byahoraga bibutsa ko ari abanyabyaha. Uko agiye gutamba akamenya ko ari abanyabyaha, ari umunyabyaha, yabona ya ntama bayifashe bakayica ijosi, amaraso akameneka, akavuga ati buriya ninjye wakagombye kuricibwa, amaraso yanjye akameneka, ariko iriya ntama igiye mu cyimbo cyanjye. Ibyo rero byahoraga bimwibutsa ko ari umunyabyaha. Ariko Imana yashakaga ko haza igitambo kimwe kiri buze gukora umurimo izi ntama zitakoze. Uwo murimo ni uwuhe? Ni umurimo wakuraho umuntu ibyaha ku buryo atazongera kubyibuka ukundi. Mu yandi magambo, ni umurimo uri bukuraho urubanza rw'ibyaha ku muntu, ku buryo uwo muntu imbere y'Imana ahinduka umwere iteka ryose. Bavandimwe, nagira ngo iki ngiki mucyumve neza. Ntago umumaro wa Kristo wari wo kugira ngo apfe akize intama zatambwaga cyangwa se ihene, cyangwa se apfe kugira ngo twemererwe kuza gusaba imbabazi. Oya, ntago ari uwo nguwo, kubera ko ikibazo cyari kiriho ntago ari icy'uko abantu batasabaga imbabazi. D'ailleurs, ntago mu isezerano rya kera abantu basabaga imbabazi, ahubwo abantu batambirwaga ibitambo kugira ngo ibyaha byabo bibabarirwe. Niko hano ku murongo wa 22 havuze ngo kuko hadashobora kuboneka ngo hatamenetse amaraso, ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ntago rero kera mu isezerano rya kera ibyaha by'abantu byakurwaga nuko babyatuye. Oya, abantu ntabwo bari bemerewe kwatura ibyaha, kuko bo ntibari bemerewe no kwegera Imana,
ahubwo umutambyi niwe wajyanaga ibyaha by'abantu akabivugira imbere y'Imana akabyatura ku nyamaswa, hanyuma iyo nyamaswa ikicwa. Iyo nyamaswa yamara kwicwa, ubwo urupfu rwayo rukaba rugiye mu cyimbo cy'urwa wa munyabyaha. Nuko wa munyabyaha agatahana ubutungane bwa nyamaswa, inyamaswa nayo ikajyana ibyaha bya wa muntu mu rupfu. Uko niko rero na Kristo, uko niko rero n'ahangaha. Ikibazo cyari gihari ni icyuko nta muntu ikibazo cyari gihari nuko abantu buri gihe bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibitambo byabo. Mari magambo, nimba umuntu uyu munsi atambye igitambo kigapfa koko, biragaragara ko ababariwe ibyaha, ariko se ko utahazongera akagaruka. Ubwo ni ikimenyetso cy'uko ibyaha bitavuyeho burundu, ahubwo biracyamuriho. Hari hakenewe igitambo, mwumva icyari gikenewe. Ni igitambo kiri bukuraho ibyaha burundu ku buryo bitazongera kwibuka ukundi. Imbere y'Imana umuntu guhera uwo munsi kugeza apfuye ntiyongere kwandikwa icyaha na kimwe mu gitabo cy'ubugingo. Imbere y'Imana twe kera bajyaga batubwira ngo iyo icumuye ngo Imana irandika, ngo wakwihana ngo igakuraho, wakongera agacumura ikandika. Bavandimwe, ntago ari iyo mikino Imana ikoramo. Ahubwo Imana hari uburyo yazanye bwo gukuraho ibyaha burundu, bwo guhanagura ibyaha burundu mu gitabo cyayo. Ubwo buryo rero nibwo bwari bwarabuze mu isano rya kera, kubera yuko ibitambo byo byahoraga byibutsa abantu ibyaha buri gihe, ibyaha biguma muri conscience zabo. Harakenewe igitambo gikuraho ibyaha by'ugitambiwe ku buryo atazongera kwibona nk'umunyabyaha ukundi. Nibyo tugiye kureba mu gice cya 9 nanone guhera ku murongo wa 23 kugeza ku 28. Ngo nuko rero byari bikenewe ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, naho ibyo mu ijuru bwabyo bikezwa n'ibitambo biruta ibyo. Kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi k'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Kandi ntiyinjiyemo kwitamba kenshi nk'uko umutambyi mukuru yinjira ahera cyane uko umwaka utashye afite amaraso ataraye. Kuko iyo biba bityo aba yarakwiriye kubabazwa kenshi uhereye kuremwa kw'isi. Ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe kugira ngo akureho ibyaha kwitamba, akuzeho ibyaha kwitamba. Kandi nk'uko abantu bagendeye gupfa rimwe hanyuma hakaza urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekera abamutegereza kubazanira agakiza. Aha, uyu mwanditsi ati iyaba Kristo nawe yarakoze nk'abatambyi ba mbere, akabasha nawe kugira ngo ahinduke igitambo, ariko gitambwa umuntu akagumya yibonaho ibyaha, ngo ntago yaba yaritambye rimwe ryonyine, ahubwo yagombye ko yaritambye guhera isi yaremwa. Nuvuga ngo uko umunyabyaha akoze icyaha Yesu akaza agapfa akongera agasubirayo, uko abandi banyabyaha bakoze ibyaha akongera agapfa akongera agasubirayo, kuko nuvuga ngo ntaho yabatani na za ntama, n'ubundi yajya kuraho ibyaha mu gihe kiri temporere, mu gihe cy'akanya gato. Ni nayo weakness abantu benshi muri gihe bafite, bazi ko ibyaha bivaho mu buryo buri temporere, mu buryo bw'akanya gato. Nuvuga ngo ibyaha bikuvaho, Imana ikongera mu kanya ikabona ibindi, ati noneho dorongeye kora ibindi, niyongera agaruke yihana. Ntagaruka uko Imana ikora. Imana yagennye igitambo kiraza kigakuraho ibyaha. Aravuze ngo hano ku murongo 26 ngo ko iyo biba bityo w'igice cya 9 ngo aba yarahereye kera ngo yarakwiriye kubazwa kenshi uhereye kuremwa kw'isi. Ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Mani magambo ngo icyazanye Kristo ngo yaje kumera y'ibihe kugira ngo ibyaha byose abikureho, abikujeho kwitamba. Ngo noneho ku murongo wa 28 ngo niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka bwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekera abamutegereza kubazanira agakiza. N'andi magambo, Kristo ngo yabonetse ngo yatambwe rimwe kugira ngo yishyireho ibyaha bya benshi. Nuvuga ngo urupfu rwa Kristo rwari urwo gutambwa rimwe, ntago ari urwo gutambwa kenshi nka za ntama, kandi ngo kugira ngo rukureho ya weakness za ntama zari zifite, za ntege za ntama zari zifite zuko uzitambiwe yongera n'ubundi akibonaho ibyaha. Noneho Kristo aza rimwe ngo yitambe, abo yitambiye bakuweho ibyaha burundu. Reka tubyumve mu gice cya 10 guhera ku murongo wa 8. Ngo amaze kuvuga ibyo, ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha niho bishatse kandi niho byishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse, ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Turibaza ese nyine Yesu uyu murimo yarawukoze wo gukuraho abantu ibyaha
ku buryo batazongera kubyibonaho ukundi. Ngo amaze ngo ahera karavuga ati umurongo wa 9 w'igice cya 10, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ibya mbere kweho ni ibihe? Ni bwa buryo bwo gutamba bwatumaga abantu bagumya bibonaho ibyaha. Ngo kugira ngo komeze ibya kabiri. Ibya kabiri nibi nko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Ushaka kw'Imana Yesu yaje gukora nukuhe? Avuga ngo ndaje ngukora ushaka kwawe. Ngo uko gushaka Kristo yakoze niko kwatumye twezwa. By that will we have been sanctified. Niba ngo Kristo amaze gukora ubushaka kw'Imana ariko ngo gutanga umubiri we ngo byatumye twezwa, ngo tubeshejwe nuko umubiri we watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Iyo bavuze ngo ikintu kirahagije bisobanuye iki? Bisobanuye yuko nta kindi kintu gikenewe hanyuma yacyo. Iyo umuntu avuze ngo ibi biryo birahagije, nuvuga ngo biraza kumpaza, nta bindi nyuma yabyo n'abanyeneye ko ndaba nahaze. None nawe aravuga ngo yatambwe rimwe kugira ngo bibe bihagije iteka ryose. Bibe bihagije iteka ryose. Ku murongo wa 11 ngo kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Ariko wa undi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicara iburyo bw'Imana, ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirwa munsi y'ibirenge bye. Kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Nuvuga ngo abatambyi ba kera yaratambaga ariko akaguma mu ngoro y'Imana. Kubera iki? Kubera yuko hari abandi banyabyaha bagomba kugaruka. Kandi nawe umunyabyaha yatambiye nawe azongera agaruke. Niyo mpamvu umutambyi yagomba kuhaguma. Ntabwo yicaraga. Ariko Kristo we ngo yakoze umurimo we rimwe, araje ngo yicara iburyo bw'Imana. Bavandimwe, ntabwo Yesu yagiye ahera cyane h'Imana mu myaka ya vuba ahangaha. Ahubwo Kristo akimara kuva mu isi ngo yicaye iburyo bw'Imana ariho hera cyane. Hano bavuze ngo umurongo wa 25 w'igice cya 9 ngo kandi ntiyinjiriyemo kwitamba kenshi nk'uko umutambyi mukuru yinjira hera cyane uko umwaka utashye afite amaraso ye. Kuko iyo biba bityo ngo bayaragumye kwitamba kenshi. Nuvuga ngo Yesu we yinjiye umurongo wa 24 nkuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru bwaryo. Mu ijuru bwaryo kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Nuvuga ngo Kristo akimara kwitamba Yesu yinjira mu ijuru bwaryo. Ntabwo yinjiye hahandi umutambyi yinjiraga ngo kugira ngo ajye kuminjagira amaraso ku ntebe y'ihongerero. Ahubwo ngo Yesu ajye mu ijuru bwaryo ngo kugira ngo noneho nkuko tubiza ngaha ngo abezwa ngo abakurisheho ibyaha byabo igitambo cy'umubiri we iteka ryose. Kandi ngo maze gukora umurimo we ikikwereka yuko wari urangiye ngo nuko Yesu yicara. Niko batubwiye ku murongo wa 12 ngo ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'Imana, aherwa arindira igihe abanzi be bazashyirwa munsi y'ibirenge bye. N'andi magambo muri Luka Stefano igihe bari kumutera amabuye yaravuze ngo mbonye umwana ngo gusa n'umwana w'Imana ngo ari iburyo bw'Imana. Muri magambo Kristo kwicara ntago ari uko mu ijuru hari intebe nko tuvuga intebe za hano ku isi, ahubwo nuko yararangije umurimo we w'ubutambyi, yararangije umurimo we wo gutanga impongano y'ibyaha by'abantu be. Muri magambo Kristo yaramaze gutamba igitambo gikuraho ibyaha by'abantu be burundu ku buryo Imana ibyibagirwa. Bibiliya iravuga ngo mu Baheburayo igice cya 8 Abaheburayo igice cya 8 guhera ku murongo wa 12 ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Bene magambo Kristo igitambo cye cyari cyo gutuma ibyaha byacu ntago ari ukugira ngo Imana ibibabarire ko twabyihariye twasabye imbabazi noneho bize kongera bigaruke. Oya, ngo ahubwo ngo ni ukugira ngo ibyaha byacu Imana itazagera kubyibuka ukundi. Itazongera kubyibuka ukundi. Ibi ngibi ni ibintu bikomeye cyane kubera ko urupfu rwa Kristo ni wo mutima wo gucungurwa kwacu. Mwene magambo nkuko birivuga mu Baroma igice cya 6, reka masomere Abaroma igice cya 6 umurongo wa 23 haravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Mwene magambo kuko twari abanyabyaha nta bundi buryo twari guhagararamo imbere y'Imana. Kuko uyu munsi uri umunyabyaha nta bundi buryo ushobora guhagararamo imbere y'Imana. Muvandimwe, niba wibwira yuko uzakizwa nuko wagerageje kwitunganya wowe ubwawe, uzarimbuka. Ibyo mbikukuriyeho inzira ku murimo.
niba wibwira yuko uzakizwa uzagera mu ijuru nuko wowe wabashije kumvira amategeko uzarimbuka kubera yuko wakoze ibyaha kandi ibyaha bihwanye n'urupfu icyaha kimwe cyonyine kiraje kugira ngo umuntu ajye mu rutazima kubera ko Imana irera nkuko haba ku 1:13 babivuga ngo amaso yayo yarera ntiyabasha kureba ikibi nuvuga ngo rero Kristo niyo witanze kugira ngo abe igitambo gikuraho ibyaha burundu uwamwizeye ibyaha bye biba bikuweho burundu kuko birivuga ngo nkuko iburasirazuba hitaye uburengerazuba ngo niko najyanye kuri ibyaha byabo nuvuga ngo Imana ngo nkuko iburasirazuba hitaye uburengerazuba ngo niko yajyanye kure ibicumuro byacu kandi yabijyanye noneho Kristo yabyikoreye ntaranabikora yabyikoreye abizi ko nzabikora ariko ntakoranamo na kimwe uyu munsi rero nizeye mba nakiriye za mbabazi zo kumusaraba bavandimwe hari abantu bajya bakunda kugira terme ngo Imana yakikiye ku ntebe y'imbabazi ngo nimugumye mujya gusaba imbabazi ngo yakikiye ku ntebe y'imbabazi iryo jambo ntaho ryanditse muri Bibiliya ngo yakikiye ku ntebe y'imbabazi intebe y'imbabazi y'Imana ni umusaraba wa Kristo nta handi Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi igihe yari irimo ihana umwana wayo mu cyimbo cyawe reka ngusomere wumve mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 18 ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi kuko muri Kristo ari Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo ngo muri Kristo niho Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo mwene magambo nimba uyu munsi wowe Imana ikikubaraho ibicumuro nuko itariyunga nawe muri Kristo mwene magambo wowe nimba utaraza kuri Kristo ntabwo urabona urakira ubwiyunge butuma Imana itakubaraho ibyaha ariko nimba ukifite ibyaha uhora uzana imbere y'Imana buri munsi ni ikimenyetso cy'uko ubwo ngubwo nyine utariyunga n'Imana kuko wamaze kwiyunga nawe ngo ibyaha bye biba bikuweho burundu ngo ko abo babebariwe niko birivuga ngo nta mpamvu ibigihari yo gutamba ibi ni ibintu bikomeye cyane nuvuga ngo umuntu wese utarakurwaho ibyaha reka amasomere mwumve ukuntu avuga Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 17 ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyuka ukundi ngo noneho rero ubwo ibyo babibabariwe ntakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha murabyumva ngo Imana imaze kuvuga ngo ibyaha byacu n'ubugome bwacu ntizabyuka ukundi ngo ubwo ibyo noneho tubibabariwe ngo nta mpamvu igihari yo kongera gutamba ibitambo ntago ari uko twabyatuye bitumye tutazongera gutamba ibitambo ahubwo nuko twabibabariwe tubibariwe kubera iki kubera ko hari undi muntu wabishyizweho ntago Imana ibabarira ibyaha ngo nimugende n'ababariye ahubwo nuko hari undi wabihanwe mu cyimbo cyacu hari abagabo kera bitwaga aba Puritans cyangwa se abasukuzi babayeho mu Bwongereza harimo n'uwitwa Yohani Bunyane wanditse igitabo cy'umugenzi niwe bajyaga bakunda kuvuga ngo icyaha cyawe niba kitarahaniwe muri Kristo uzagihanirwa mu muriro niba Kristo atarishyuye ibyaha byawe byose ku musaraba wowe ubwawe uzabyishyurira mu muriro utazima nta yindi choice ihari ntago uzavuga ngo hari ubundi buryo nzashyiramo bwo hagati kugira ngo Imana inkureho ibyaha niba Kristo ibyaha byawe atarabihaniye ku musaraba ubwo wowe ubwawe uzabihanirwa mu muriro utazima niyo cyaba kimwe akaba yaragisize atagipfiriye kizakujyaho kubera ko ntago ashobora kuvaho ibyaha amaraso atamenetse naho atameneka Kristo rero hazameneka yawe niho hataboneka urupfu rwa Kristo hazaboneka urupfu rwawe nta choice nta hagati yahari nta bundi buryo bwo gukira ibyaha ni igitambo nta bundi igitambo rero nimba atari Kristo upfuye mu cyimbo cyawe ubwo niwe uzapfa mu muriro utazima iteka ryose ndagira ngo rero uyu munsi niba wari wiringiye ikindi kintu kizagukiza urupfu rw'iteka kitari umusaraba wa Kristo kitari uko Kristo yishyizeho ibyaha byawe byose kuko twabibonye ngo ibyaha byawe n'ubugome bwawe sinzabyuka ukundi mu bavandimwe uhindukire uyu munsi wihane uhindukirire Kristo wizere umusaraba we hari indirimbo abarokore bajya baririmba ngo ntacyo nzanye mu ntoki ngo kibasha kunshungura ngo dore ngo nambaye ubusa ngo ndakwinze unyambike ngo ndagushakaho ubuntu ngo ujye ugihagira ibyaha mutabazi ne gupfa ngo nizeye umusaraba ngo wampfiriyeho ngo niwe njya niringira bari magambo nta kindi kintu ufite imbere y'Imana cyagukiza urupfu rw'iteka uretse kuba Kristo yaba yaragiye ku musaraba akishyiraho ibyaha byawe byose Imana ikabimuhanira mu cyimbo cyawe kugira ngo utazabihanirwa mu rutazima either Imana yabihaniye Kristo cyangwa niwe uzabihanirwa ibyaha byawe byose nta kindi kintu watangamo hagati nta yindi choice irimo hagati ahubwo wowe icyo ukwiriye gusa icyo usabwa uyu munsi ni ukwakira icyo Imana yakoze
ukakira izo mbabazi zayo ziri umwana wayo nk'uko impongano y'ibyaha igaragara muri we. Rero bavandimwe, nagira ngo ibintu tubitekerezeho, turebe ku rupfu rwa Kristo mu bundi buryo, tutagumya kurureba nk'uko abapagani barureba, nk'uko abayahudi barurebaga, nk'uko abandi barureba ugasanga nambaye umusaraba mu gatuza gusa ngo ni urupfu rwa Kristo, cyangwa nanywa divayi ngo nyweye amaraso ya Kristo. Ntabwo ari uko, ahubwo urupfu rwa Kristo turwakira iyo twizeye ibyo yakoze, yuko ku musaraba ari twe twagomba kujyaho akaba yaratugiriyeho, yuko ibyaha byanjye ibi nkora n'ibyo nakoze n'ibyo nzakora ubutaha, yuko byose byagiye ku mutwe we nk'uko byajya kuri ya ntama ikicwa, yuko yabyikoreye icyo gikorwa cyo gushyirwaho ibyaha bikamujyaho bikajya kuri we, ngo agasorwa hanze y'umurwa akajya kwicirwa hanze yawo. Ibyo ngibyo bikagaragara yuko natwe ibyaha byacu byagiye kuri we akabyikorera, kugira ngo uyu munsi twebwe Imana itabitubaraho. Nagira ngo umwiringire uyu munsi, kandi numara kumwiringira umushime mu mutima wawe. Murakoze cyane, Imana ibane namwe.